nawe urabona ibintu FPR ikora kuva muri 79 iraje irapanze, ariko muri uko gupanga kwayo za 87 za 90 ntabwo FPR yigeze igirira impuhwe abanyarwanda. Iyo yumvaga ko abantu iri kumwe nabo nibo bayo, abandi twese twari turi mu Rwanda, twari dusigaye mu Rwanda icyo gihe twari ibikoko, twari abantu bagomba kwicwa. Uyu munsi ngewe ndibaza FPR irashaka iki ku banyarwanda, kuko guhera igihe yahereye irakurura ubwicanyi, iramena amaraso. Ahubwo nuko gusa Kagame wanyu yipfiriye naho aba yaragiye kubasaba ingano ubiya cyangwa akajya kurwana. Arapfuye wapfuye ntazuka. Ariko abo bazungu baraza ntago abanyarwanda baryaga. Bararyaga, Abanyarwanda hari indege bagiraga zajyaga kubashakira ibyo bahaha hanze. Bararyaga bameze neza, nta n'umwana n'umwe wari ugwingiye. Akareka Wibaze ko nyine ibaza aho ngaho, iyo tuvuga agatsiko, nk'ako gatsiko nta mwana wa Kagame wa Kabarebe ugwingiye, ntawe. Nta mwana w'abagabo urya ibirayi cyangwa urya ibijumba cyangwa se urya ikintu, yewe na yakabunga bavugaga ntabwo bayiryaho. Noneho n'abari bamenyereye kuyirya bari mu nkambi, abo bari mu Rwanda bameze nk'aho basubiye mu nkambi, nabo ntibakiyibona. Niyo mpamvu iyo tuvuga ngo agatsiko, abantu bajya batwumva. Ntabwo agatsiko ari abantu bavuye i Bugande bose, ni agatsiko nyine, ni ako gatsiko kabo bicanyi. Ako gatsiko ka FPR ka RANU, kubihuza na RANU ngira ngo ni ibintu bisobanutse. Ibintu bisobanutse kuko kutabihuza na RANU ntabwo tumenya, bituma tutabona neza ishusho nyayo ya FPR. Ko hari abantu bumva ngo inkotanyi bagakeka ko koko ngo ni abavandimwe, ngo ni abantu baturutse hariya mu Bugande, ngo ni abavandimwe, ngo baje koko kugera noneho bashaka kugira ngo igihugu ngo kibe cyiza. Nyamara niba tuzamutse tukajya muri RANU, tuhita tujya mu mizi tukamenya ADN yabo. Matata nuvuga ati ni ingegera, ni ubugegera. Ati ubugegera bari muri ADN. Ni ibintu bigaragara ko koko ubugegera bwo ni ibintu bigaragara. Tumaze iminsi tukora ibiganiro biriya abarezi, ibi ejo bundi mwavugaga, ejo mwakoze ikiganiro kuri biriya bintu ngo bya ejo nzamera ejo heza. Ikindi ikiganiro kigeze kuba bivugaho makeya, ariko none ibaze kugeraho abantu barimo bicwa n'inzara, babuze ibyo barya, babuze amahoro, barimo bicwa, baraswa, abakecuru bakubitwa, ariko ukazana ngo uje ngo kuzana ngo kubabwira ngo ejo heza. Ejo heza gute? Aho bari ari habi. Abantu barimo barashimutwa, abajura bararara ku rugo rw'umuntu, bakarara bamurare bashaka kumushimutana n'abana be nabo bagashimuta, bakajyana barafinda ibyo bamaze kumukora igihe cyose. Ukaza kuza kuvuga ngo ejo heza ni heza bwoko ki? Gukura umuntu mu buriri bwe warangiza ukamugira kumugira inzererezi, umukuye iwe mu rugo, umukuye iwe hanyuma ngo uramuteganyije ejo heza. Ariko ubwo bugegera bundi baravuga ngo ingegera iriba, ikiba n'ibyo itazageza iwayo, ikiba ibyo itazaheza, ikayiba n'ibyo itazi icyo bimara, itazagira n'icyo bimaze. Ziriya ngegera zaribye, ziriba ibyo byagiye ziba, zimeze nk'intuza nk'amashomba bwuma. Ariko noneho si n'ingegera gusa, yaba kuko ikwiba ibyo batazagera, nuko biba n'ubuzima bw'abantu, bakiba abantu, bibye bahati, bajya bakamujyana kugira ngo bamurye. Ubuse baramwishe, ariko si ubu bishe. Mbabare reka nkunganire kugira ngo ukomereze aho ngaho. None se Karasira ibyo bamukorera si ubugegera? Karasira ufite amafaranga bakamuha ibiryo byagaze cyangwa ntibabizane, hari ubugegera burenze ubwo? Noneho ari kubwongeraho yuko harimo n'ubugome buteye ubwoba. Ubugegera bujyana n'ubwo. Ubwo bugome bwabo rero, ubwo bugome bwabo kubwumva, hari aho Jean Paul wabajije uti ese FPR buriya hari icyerekezo cyo kuvuga ngo, hari icyizere cyo kuvuga wenda ngo gushakisha gushyikirana nabo?
hari umugani bajya bavuga ngo ntawe uvumira itararenga, ariko rero reka mbabwire, reka mbabwire, twavuze rano ni agatsiko muri 59, ni agatsiko, ntabwo ari abantu bari bashyigikiye ku bwami bose bagiye muri iyo inari, no, kuko hari n'abavandimwe b'umwami n'abana b'umwami batari muri inari, bagumye mu Rwanda. yagumye mu Rwanda. Gicanda yagumye mu Rwanda, ntabwo yari ari muri inari. Ntabwo rero nta wabirukanye. Rwigemera yagumye mu Rwanda, yari ari muri radeni, ntabwo yari ari muri inari. Inari rero abantu bibwira ngo ni abantu b'ubwami bari bashyigikiye, ngo ni abantu bari ab'ibwami, cyangwa ngo ni abantu bari abatutsi. Ntabwo ari ibyo bibivana mu mutwe. Abantu bambabarire, iyo tuvuga ibintu by'u Rwanda, yego amahano yagiye aza akaza akagendera agaca mu cyanzu cy'amoko, cy'ingirwamoko, ariko rero niba tugiye kureba koko indwara nyayo tuyasohokemo. Dufate rero iyo inari ya DNA, iyo tujya gutekereza niba aba bantu aka gatsiko gashobora kugira gushyikirana, ese hari ubundi mu Rwanda bigeze bigaragara ko icyo kintu cyo gushyikirana bakigerageje? Nituzamuka tukajya ubwami kera, turebe ukuntu Gisaka yaguye, ijya gutsindwa, bakoze imishyikirano se, ariko bakoresheje amayere yo kohereza umukobwa kandi nawe atagomba kubyana nabo, ibintu byo kubeshya ugasanga nta ntuzi. Turebe ukuntu intuza Mashyira hano mu Nduga, ukuntu bamushyingiye nawe akabashyingira, ariko barakegeta. Bamushingiye umutekinisiyeni, umutekinisiyeni wundi wo mu Nterahamwe. Noneho urumva ku kantu ngo urimo urashyikirana n'umuntu ngo urashaka ngo kubana, ariko urimo urateganya kugira ngo umuvaneho. Muri 59 nakoreka ntarajya 59, muri Irucuncu hariya mu 1896 ngira ngo ku Rucuncu nta mishyikirano yahabaye, kandi ni ibwami. Baramwishe bararangiza, umwami baramwishe bararangiza, kwica nta negosiyasiyo. Umuti ni ukwica, kandi nyamara ni ibintu byo mu ntuza mu muryango bashoboraga kurangiza baganiriye, bakajyana ibiganiro. Muri 59 abantu mbere ya 59 habaye ibiganiro muri Conseil supérieur du pays, ikintu cyari kimeze nka parlement. Abahutu bari barimo n'uriya mupadiri Stanislas Bushayija wanditse le problème Bahutu au Rwanda, bon document rwose, article nziza cyane, asobanura ikibazo cy'ukuntu abatutsi bashyize abahutu muri esclavage, ari naho havutse ikibazo cy'abahutu. Juste abahutu izo toujours été victime. Reka tuvuge ibyo kumvikana yuko bagomba guhuza ubutegetsi bakareshya mu gihugu cyabo, ibyo byarase mbere, bashyiraho amashyaka, runari itangira kwicara izo poza ba Prosoma n'abo muri MD. Reka tuvuge ko muri kiriya gihe Madata, reka tuvuge ko muri kiriya gihe cyo muri 50, duhere dushaka duhere muri nyuma ya Ruzagarira muri 45 kuzageza muri za 59, tuvuge ko hari abanyabwenge, twe kubita abahutu cyangwa abatutsi, ni abanyabwenge. N'abanyabwenge batangiye kwiga ku kibazo, banareba ko hanze uko bigenda, bavuga bati mureke dusangire, ahaye kuba ubukungu bw'igihugu bwe kuba ubw'umuntu umwe cyangwa se ubw'agatsiko gatoya, tusangize ibyiza by'igihugu, tubisangize abanyarwanda bose. Ari nayo mpamvu Rudahigwa muri 55 yaciye ubuhake, atangira gusaba abatware, abatware uko bagabanya ibikingi, bagaha abaturage cyangwa abagaragu babo, bakabaha nabo ubutaka, bakabaha inka, bagatunga. Ariko mu maranga hari igitaramo, bariya ba Benzinge aracyariho hano hepfo muri Etats-Unis, azaje haguruka azabihakane. Ari mu ba mbere bahagurutse baravuga bati reka turagacika ikiganza, ahubwo uwo mwami nashaka pe tuzashyiraho undi.
urumva noneho aho rero uvuze uti abantu bo muri runari ni agatsiko kari kakuriwe n'abo ngabo babenze inge barimo baravuga bati twebwe ntabwo tuzagabana, ntabwo ibintu ni ibyacu, abandi bose bagomba kuba abacakara bacu. Nibwo batangiye bafashe umuheto batangira kwica abantu. Urumva kwica ntabwo babitangiye icyo gihe, kuko no guhera ku ntambara kera bajya gufata za Gisaka na Heza, Bugesera ni hose hakoreshwaga kwica, ntabwo higeze hakoreshwa imishyikirano yo kuganira. Birangiye birakomeje, urabona ejo bundi iyo ranu irongera igarutse FPR iraza iti bashoboraga gukora imishyikirano mbere, kuko hari imishyikirano yabaye hagati y'ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa se Habyarimana na ba Rwigema, baganira, ariko baganira hagati yabo bazagarura impunzi, bazagarura impunzi. Noneho ariko hakaba hari ka gatsiko k'inyuma ka ranu ko gasa naho kabwira Rwigema ko bari kumwe, ariko kamutegereje ahantu mu nguni, ahantu atiteze, kakamukubita, kamutegereje wahundi. Nibyo Kagame ati I will wait you in a right place and I will hit you.